iyo ndyamye ko ndyamye bimeze neza mbyutse biba bimeze bite inzoga ngibamo abazimu wakintazi wajinja iki kivuna mwetora waharamu jinja Karame boss. karame se wankunde wahembe kwasanga sabi boss aramumagaye ndaza kugira ngo amagare. Boss ntabwo ntabwo. Hano ngo sheri. Se uri kuntuka wumva ngo ndi kuvugana na sheri kuri telefone koko. Nose wakintazi ndanire binonze kunimese. Marakuryama ukajya uguhamagara amahembe y'abanyakazi akaba yarabyinyagira mwa. Se boss cyagiye nimugoroba ugiye kuryama. Nese nza nikora du sport hano ndaganguza. Ni gym kanguza nimugoroba. Iyo muze kurya buriya riga watetse neza. Kavura wacu kwasaba sekuru wishwe n'inzuki. Bana mire bintu wa kwasa umaze kungera hano. Gura vanze mbaze iki cyubwira. Umva ngwe wakintaze. Alana mucyo ugiye kuza. Nishiri waje n'umukobwa. N'umukobwa. Ndagira ngo azasanga ibintu byose hano byatunganye. Ukorope uvane bino bintu biri hano. Sinzi n'ibindi bintu byo mvuga ukunda gushira. Ngiye kubikora kinyamva mbwire. Reba niya televiziyo ukuntu sizina by'Imana. Yene byaranyubi. Bode muye mu butabire bari bavumbiri bari mu. Uyu munsi ngiye kwikosora ngiye kubikora kinyamwuga urumva none wari umukobwa ahubwo mbwire umukobwa uri buze kugusura ni wa wundi w'imibiri yombi ni kakandi kagakara ni kakandi gafite utubuno none se tumeze gutya mva nyine bano uwa mabyi mbega abakobwa bose nguzana urabarura ariko boss urabarura yego nanjye boss nanjye ndi umuntu w'umusore ga nanjye mbajya ngo ujye unganiriza umbwire utuntu gende mu rugero cy'umwe nawe ariko nawe boss wawe we boss nukundi uca amafaranga ariko nyine wenda n'ibindi byose ndabikurusha wahembewe umva uzubwire genda tunganye ibintu byose mu gikoni ariko kugira ngo banze uvanga utunje buri kimwe kiri hano agiye kuza asanga ibintu byose byabaye televiziyo ugende uteke menya ko ari shiri wanjye nta bindi bintu ushaka kumenya sibyo ewa ndabikora neza ndabikora neza cyo nzi ko umunsi ndabikora hano iravuba urajya ugenda he ibi ni ibiki biri hano umunsi noneho wari kuko ibyo bikuta biba bitatse bimeze nk'iby'abazimu n'ibyayi nzanasangaga umwana haniye iravuga ugiye vuba utunzana amazi rimwe ese wakigurye we iyo ntebe ibaho ngaho twavanye ko ukomeye wowe uri gusoma intebe niyo mpamvu utunuze udutambaro ziba dushize umukobwa uri gusura umunsi umenya n'umutera aho ngaho bitoroshye abanyamagambo hano ntabwo ari iwawe waje kubaruka hano byaba utunzana amazi n'imwe ariko twaba tuganira neza biriya bintu byose ugende kwa kuno ukuntu njya mbona ukunda guteka byatara ziriya nyama zifate ziteke fresh umuntu ugiye kuza menya ko ari supa ni supa na original supa ubwo ni za papeje uretse gatoya uri kintazi nabyo ni bwo byabanza ubyumve genda uteke urumva guteka nibishya umbwire ko ajya kutamamagara gira vuba sibyo ariko mbere yo kugira ikintu ukora wanzana amazi mbere umwe wagize amazi yo muri dushe kwanza sanga nanyira niteguye vremo n'ibyo byatazusoma musanga umeze nk'ikintu utamenya amazi muri dushe byose ushaka abonye abasirimu kuri iki gihe basigaye bajyana muri dushe kajyana n'abanyabingi wasigara kasi ndabona bose yarakayibonga na burya asuba kuri kumpamagara kandi ugasanga ari agakobwa wili ndakumenye niwe wakoraga hajya muri cya gipangu cy'epfo kwa boss amakuru sinasi usiga gukoranye cyane ariko ngo barakwirukanye abandi bagira ngo wari utwite abandi ngo iki ariko tangira cyakora ni kwa boss tu ariko bisigaye neza nasigaye arakara nabi nkubara agakobwa kagiye kumusura kamuteye umunabi ari kumbwira nabi ubu turi gushyashyana ndi gukora mu masuku tugiye guteka inyama iki byose kandi boss ntaranyishyura abarira ariko amafaranga agiye kubatakaje cyane mva narumiwe uziko ariko kumpemba hashize amezi 5 ariko ubwo mpembe amezi 5 andimo amezi 5 y'ikirarane cyashara agatsinda ndimo mu cyaro udufaranga mama yarambikiye wese batuguramo ingurube ubu nzi ko basi iki cyumweru nikirangira neto nanisubiraho nkigenda bose nkamucika ariko andimo amezi 5 ese nayo naze nkamusigira umva ni hatari ko
Shari kamba kure tangu boss atananyumva. Kamba kure tangu nizo maramusu. Unyise shushu be nta kibazo. Shushu be. Shushu be. Kuna ya tari nk'ubundi akadakobwa. Kwishura mvuga atakamanye. Ibintu ugiye kunywa wajya ugenda neza uri kugenda nk'ikintu uzi wowe bako wumva mfite amakuru meza mba nishije ko mbagwishimiye ariko nawe wagiye ubona ko nta munani bafite ibintu byose bari wari none yabaye iki uzi ko wacu tugiye guteka indyo z'ubwoko 70 urumva uzi ko bosi agiye kugira umushyitsi w'umukobwa umushyitsi ngurenze yavuze ngo nkora amasuku nkora ibiki byose inshyira ibintu ku murongo ibintu byose nabishyize ku murongo ubu none ngiye guteka sasa nise kugira ngo nguhe komande y'ibyo uteka ahubwo ngiye guteka inyama ngiye guteka ibiki byose inyama urumva ubu umunsi ngira gutura wowe ndaza kukurava ariko wakintu inyama z'ibigufwa cyangwa bya ndajyamena mu bishyimbo cyangwa ngo ntabwo yambwiye ko ari inyama sindamenya niba ari inyama z'ingurube ntabwo ndamenya niba ari iz'inka cyangwa ari iz'inkoko cyangwa ari iz'inkwavu amaroti shawuga agiye kwakira uwo mukobwa urumva ntabwo nyitetse ihute genda uteke vuba ntabwo nyitetse gira vuba zishyuza na hano well Mr. Crow narindi mu rugo nari maze gufata breakfast ndavuga ati reka mbe nifatira akayaga ku kazi se bimeze gute ariko se mbwira harya cya James ngo ya makamyo na yacyo come oya njye ntabwo nari nzi karaye ko ejo bundi yanciyeho atwaye ndavuga ati wenda buriya bamurobesheje oya njye ntabwo baradeduhana biracyari kuri nuze ariko biri hafi gutungana no sheke se shaho cyo cyakoti iriya sheke narayanze se wowe 20 urumva wazemera wowe ubibaza ari kuri rugendo rwose ntacyo napfuye kumubwira nti nzabitekereza none se tuboranye gute saba ntacyo nzakubwira noneho mba ndi mu rugo na madamu araho saba numvaga nyine ninaniriwe nyine ndi gufata akayaga ariko ndajya ku kazi nimugoroba kubera ko nyine ngo nta kazi gahari mu gitondo niyo mpamvu nari nanze kuzindukira uze uwo wahera mu gitondo uzinduka ujya mu kazi utari bubugire n'icyo ukura ariko ntacyo ubutaha nzazana igitoki mwana ninsubirayo igitoki nzakizana n'igira ikibazo hari ukuntu iyo tugeze oya n'umubu warundi yo kanyagwa imibu isigaye imeze nk'abamotari anaribi sawa urakaze nawe deriye Sheri nahageze kuri gate sawa bose arabandi bose arabandi kijyanye
gatoza akaboko gukemura narongo uri icyuma ndararura uziko nabo abakobwa ndabona kuri TV muri za Miss Rwanda urumva ufite iwacu ntabwo abona umukobwa ugenda gutya aziko bose baratorota uziko urumva turabona Miss neza Josiane ari muri Miss Rwanda turagenda gutema ariko nange nuko mbizi utabona nange uzamura igikoto ahagaze tuzi ko ari umukobwa akundanaga na bosi akageza n'akangurira Tanzania kugishwe nawe icyo tuziravuga wa mugabo wego ntabwo ndi umugabo ariko ndi umusore nawe televiziyo yanjye baby sheri welcome honey thank you mwiza ute sheri neza karibu merci unapendeza asante sana sheri why take so long baby ndetse no kubera mbutiyaje bibimbwira no kutambwira umumotari akata ntabwo yakubura ukuntu akubiza mbere yuko wenda ugira ikibazo cyo kugenda uza mu muhanda wagaragara kugira ngo utinze ukumvaga basi ukumvaga ameze nta bya motari sheri Nize kumenya nuko nahageze umeze fresh ariko cyane unananiwe ndabona kabisa wajya kumira sara iyo muhamagaye mbega wowe wumva mbega size ameze bite se cyane fresh sinarimo kumva wita sikumva inahangayitse byatari mvuga ati subuka uko byagenze biti kari batinze ukambwira ngo uri kuza ariko nkibaza se ahantu uri kuva inka nije yikoreye cyangwa akanyamasyo kandi nzi ko ufite imodokari yihuta byataye zambutiyaje none se sha fresh kabisa ndakubona bebe urabizi ni nkaho ndiho ku bwawe really pe nanjye maze okay sorry kabisa twavuze byinshi kubaya kwakira okay ufata iki amazi yo kunywa amazi yo kunywa kunywa nuko kivuga amazi yo kunywa bari byo gasanga ino nzu yose ikishima make amazi iri zuba kubona nta kiko kushira tara amazi kari wawe se no kuza wisanga tuna kibazo cyushaka gunyakira kiguhereza okay kamagara umukozi sibyo kandi tuza umenye kwagize sibyo urabizi ikintu cyo kuganira ikintu gikomeye byata Jinja wa Jinja niba yagiye wa Jinja arabe boss sorry boss na niba nabuze kwitwa hepfo dukata twaba kuna buri basi nabwo kuzisiga pili ya mwagwa kaza wenyine wakintazi ukuri buri munsi sinuko sindi kurujyana uko ni mubashitsi uzazunesha umutwe z'Imana wari wajumaga kinje kweli ariko boss uziko umukitse afite imodoka cyagerageye kumuzana hanze ibyo ntabwo bikureba kukiza n'ibikweto boss none se umugani unendi urusige erega abaje basigaye barateye inama ejo ngo umuntu utego cyapa ukivuze uri kwane ku mwenda ukanabica bapfa ko ndabizi utari inkuru yawe no munsi reba zaramuze cyamasi kandi kugira ibintu bisa nabi Chiriana I love you, man. Igisigaye azamukira mu nzu nanjye ubundi n'ibintu koko ibi ni iki koko waraguze iki kintu waraguze wakiko basi ugize kuzana amazi mudo ibasi mwidu Ugomba gusubira iwanyu satinsi wakiko igihe ugomba kuzana abandi rero ntabwo nabyemere kubera ko ejo uri wambaye ubushye bwo kujya gusenga tuzazunesha n'ibiki shirangana kuki abana ariko wakigo cyo sinjya niyumva sheri ndeba nawe usa kuko ndaca umuntu wese tutana nawe ngashimuzwe kugura ikibazo ufite umukozi w'inyatsi pe yanganye
aramvugisha gusa pe nta kibazo cyiwe tangana Mukura burose wabigenze Ose ndamwera mu kirahuri. Amazi Niba ari bebe. ikirahure niba ari itasi. numura umuto nasangira kandi umuzi ukuntu amazi abo ntabwo ndi buguse kuvuga ati mubanywere mu nzu Kandi ndanywa mu kanya. umwana ukora amasaje twese twambaye nekeje Watangiye bya bigambo byawe. nose mvuga ari social big serious ari kwita utasi Umva banzi mwibwirire iby'ubukwe bwacu n'abindi ububire. aha bo ubukwe rero ubukwe urabizi ko nakubwiye yuko nyine byasa nkaho twabishyize mu mezi atatu ariko ni siripurize nyine nshyize gukora uno munsi nshaka kuko uno munsi tuzabashe dushyire ku wa mbere What? ku wa mbere Really? Dude, kwambere. ku wa mbere Are you serious? aba mu gitondo aba nyuma ya saa sita cyane I can't believe it. Kwambere. Oh my god. Mwah. I'm so happy with that. ariko nyine nubwo ni ku wa mbere kugira ngo nyine ko urumva ko ari ibintu bisa nk'aho ari byinshi cyane bivuze gusa nk'aho bigaragaza yuko tubuganiro byinshi ndagira ngo nyine buri munsi mugire uburare dushaka nyine tuvuganeho byinshi cyane kuko ndashaka ko wa mbere bigomba kugira nyine shira kumva kumana kambasi bagomba kuma base Muvuze? bakuma kuko wa mbere ntabwo ari cyane ejo bundi rega nazo bose dukora kuko ari ibintu bikaze Ushatse kuvuga iki? kase kuvuga nyine nurara urarana Sério, wowe kwa mbere arayicaye izuba washyize kugucenga gukunda uzi ko n'ukunda ibaze inkuru ikuze Akusazi kuri umusazi. Njyewe ndarane nawe. Shayimana bana amaze no kurara sinaje Uzi ubugore ko tugize cyane rwose simana iminsi nishira hasi Umva ni wamanura utamanura. Ubukwe ni kwa mbere ndira ubukwe bugere kibone kwa mbere namuragana ariko ibyo ngibyo banze kugira nose uko nimba ngiye mfashe iyo minsi yose nkayimanura ngashyira hasi umurashiri akari ubwo sigunenda. nabyinda wowe inda irayizaza nizaga nzatamuvana nzatamva muri birangire Wowe ki? tuzakurya stake nyinshi cyane Manzi no. ahubwo reka mu gihe cyacu tuba tugiye kumunsi sheri Please no. ese ndetse uko wigize gutyo Ntabwo byava. umusore rwari ibintu bikaze cyane Reka ngendana nawe. Uko bitaraba. nase ubu ndagukunda Ndagukunda pe. Ariko ntabwo nshobora kurara uko bitaraba. mbega mu gihe umusore ari kuko bwabaye Of course. nase ubwo uramutse uje bukwe bukaba mu gitondo nkavuga ati igendere Nkagenda. Ubwo ni ko waba ubishatse. sheri No. Ntabyo kurara please. Ahubwo mbwira niba ubikomeje nigende. uzajya imana ibintu ngaho amazi yawe hasi nyine birangiye Mu rwo rukweto rwanjye. sheri niyo mpamvu ndi kukubwira ko reka urare numara kurara kuwa mbere n'ubundi ni gahunda ubu tuzajya tubisoza ariko nyine kugira ngo turare tuvuga ku bijyanye n'ubukwe bwacu bwanjye nawe Sinshobora kurara please. Uranyumva cyane. mbega wakazi nyine burundu Umva nakanye. Ahubwo mbwira. amazi yanjye Shambara ubundi ntabwo yanditswe muri bigende bishya pe. genda we wasiga bahembe wowe uzi abana bari inaha wasa nka sabizezi Jinja! Wa Jinja! Gwina! Mukazi mfite nawe kintu hejuru. karame bose Umva. Ari mu nzu yasohoka. Mwanya yagiye. dukubita ndi hano ahubwo mbonye kagiye ubwiso bwacu Umva ariko nyakumvira induri birenge. Mugarure. mubwire